bintu byarambangamiye cyane birambabaza ku buryo kubyakira byagize gute byananiye. Ati kubwanjye naramubwiye ngo ajya mbabarira ntakansome kuko birambangamiye, kuko nicyo cyumba turaramo kubera umwuka w'inzoga aba yanyweye. Buri gitondo mbyuka ntameze neza kubera yuko yaje agashaka ko musoma, ndabyanga. Ati nabyanga akabona ko ntakimukunda, ati mbese ntabwo biryoshye pe mu rugo. Ati niyo mpamvu numvishije ibiganiro utanga by'umuryango kuri YouTube, numva mfite amatsiko n'ubushake bwo kuza kukureba ngo ungire inama kuri icyo kibazo. None mungire inama. Ikibazo ni ukuri cyambere ngo abahizi, ariko nk'umuntu ukunda gutanga inama ku miryango kandi nk'umuntu ukunda umuryango, nk'umuntu uzi agaciro k'umuryango pe, ntabwo nari bumugire inama ngo arasenye kubera icyo kintu. Naramuganirije, ndamuganirira inshuti yanjye, mama wanjye, ko bingoye numva urugo rugiye kunanira ndabigenza nte. Ari uko atabishoboye, hari imiti njya numva bamamaza bavuga ngo urayinywa ukareka inzoga, nacyo nari nakimubwiyeho. Ubwo nyine twagiye dushakishiriza hose kugira ngo umuryango utagira gute udasenyuka. Ni ukuri inshuti zanjye bantu tuganire. Buriya umunyarwanda niwe wavuze ngo ibangamiye mugenzi wawe akakikubwiraho, ntabwo byagakwiye kugeraho ajya kugisha inama hanze, kuko iyo agiye hanze abantu bamugira inama zigiye zitandukanye, mwubatse bibagoye mukawusenya ngo kubera yuko wanze kureka inzoga zishobora kuba zibangamira umugore, cyangwa se mukawusenya kuko wanze kwihanganira umugabo unywa inzoga ngo icyo kintu ugire gute ukihanganira. Agukubita akakwicisha inzara, akakubuza amahoro mu bundi buryo bwo birumvikana, ariko niba ari inzoga zonyine ihanga. Hari abantu bumva ko rero, hari abantu babona abantu ngo batandukanye, bakakubona mu muhanda ugenda ngo wambaye neza, ngo urasa neza, ngo umeze neza, kumva yuko nawe yasenya urugo akaza akamera nkawe. Ndakubujije, hanze aha ni habi. Abo nabo hari ingorane nyinshi bahura nazo bataza kukuganiriza, bataza kukubwira. Kihanganira agenda atanyuzwe, arambwira ati ntabwo nyuzwe rwose, ati kuko ndabangamirwa, ati kandi numva ibyo bintu nta myaka myinshi nzabyihanganira. Ndavuga nti rero ngiye mugira inama nkanjye, ariko ubaye byiza waza kuri kamera ukabibwira abadutega amatwi cyangwa abadukurikira bakakugira inama. Arabati ntabwo naza kuri kamera ku mpamvu z'umuryango wanjye, kandi cyo koko nanjye ndacyumva ndakimwubahira. Okay, reka nzakubera intumwa, ngende mbaza abakunzi bacu bakunda gukurikirana ibiganiro byacu, nabo mbaha igitekerezo, inama bazatugira muri commentaire, uzabe hafi uzisome. Zishobora kuba ari inama nziza, uzazifatanye n'izo nkugiriye hamwe no gusenga Imana, urugo ruzagira gute ruzubakika. Baye ikaze kuri Sinewacu TV, mbifuriza amahoro y'Imana, mbifuriza imigisha aho muherereye hose. Inshuti zanjye mukurikirana ibiganiro byanjye mukabikunda, ni ukuri Imana ibaha umugisha. Kandi n'abandi bakibona iyi channel ya Sinewacu TV, ndabasaba ni ukuri kunkunda mukanyereka urukundo, mugakora subscribe, mugakora share, mukandika na commentaire ku biganiro mwamwumvishije, mukanutugira n'inama. Abantu benshi rero mwanga kwandika commentaire aho zandikwa kandi zagafashije abantu benshi, mukanyandikira mu gikari. Ni ukuri kunyandikira mu gikari ndabikunda, ariko biba byiza mwandika muri commentaire n'abandi bakagira gute bakabona ibyo byifuzo byanyu cyangwa izo nama zanyu, cyangwa se mukabagisha n'inama. Uyu munsi rero hari inshuti yanjye yaraje ingisha inama ku kibazo yari ifite mu muryango. Numva kirakomeye, hari inama naba namuhaye nkanjye, ariko namwe mbakeneyeho inama nk'inshuti zanjye kugira ngo ndusheho gukomeza kumugira inama. Yangejejeho ikibazo giteye gitya, yarambwiye ati ngewe ndi umukristo ndakishijwe, nashakanye n'umugabo nawe akijijwe, ariko nyuma aza kubivamo aragwa.
atangira kunywa inzoga, gukoresha inzoga. Ati kandi inzoga ngewe mu buzima bwanjye kuva navuka sinigeze nzinywa. Ati ibyo bintu byarambangamiye cyane, birambabaza ku buryo kubyakira byagize gute, byananiye. Namubwira nti none se mu gihe yazinywaga hari bo yaguhohoteye cyangwa hari ibibazo yaba yaraguteye? Yarambwira ati mu bundi buzima busanzwe ntago amuhohotera pe, ati n'inshingano z'urugo arazuzuza. Ati ariko ngewe ndarera ishike ku nzoga kuko sinigeze nzikoresha, navukiye mu rugo rw'abantu bakijijwe. Ati sinanywa inzoga, ibyo kunywa by'inzoga. Ati iyo atashye rero araza ashaka ngo dukorane imibonano mpuzabitsina, kandi urabizi iyo abantu bagiye gukorana imibonano mpuzabitsina hari ukuntu babanza gutegurana, hakazamo gusomana n'ibindi byinshi, namwe murabizi. Ati ibyo bintu iyo binsabye numva bimbangamiye pe. Ati kubwanjye naramubwiye ngo ajya mbabarira ntakansome kuko birambangamiye, kuko nicyo cyumba turaramo kubera umwuka w'inzoga aba yanyweye. Buri gitondo mbyuka ntameze neza, nabyimbiwe mu nda. Ati nkibaza ibyo bintu nzabimaramo igihe kingana iki, kandi namubwiye kuzireka arabyanga. Kandi pe zirambangamiye pe, iyo yazinyweye mbyuka buri gitondo nabyimbye mu nda, numva ntamerewe neza kubera wa mwuka wazanzoga, kuko ngewe sinkunda inzoga, numva ntanazinezerewe. Amaze kumbwira icyo kibazo cye pe, nanjye numvise gikomeye. Burya ibintu umuntu atarya cyangwa atanywa kubimusangiza ni ikintu gikomeye, nabwo ni ukumubangamira. Ariko nanone ndongera ndibaza, none se ku rugo rukomeye kurenza ibyo byose arahaguruka mu rugo aruvemo kubera umwuka w'inzoga? Ndamubaza ntese mwarabiganiriyeho? Arambwira ati twaricaye tubiganiraho, turumva kuba yatangira kuzinywa. Ati ibintu, ati nyine umubano ntabwo umeze neza. Ati kubera yuko yaje agashaka ko musoma ndabyanga. Ati nabyanga akabona ko ntakimukunda. Ati mbese ntabwo biryoshye pe mu rugo. Ati niyo mpamvu numvishije ibiganiro utanga by'umuryango kuri YouTube, numva mfite amatsiko n'ubushake bwo kuza kukureba ngo ungire inama kuri icyo kibazo ufite. None se mumaze kubiganiraho yakubwiye, yabyumvishije ate, yagusubije ate, yakuganirije ate? Ati yarambwiye ngo ntabwo yareka inzoga, kandi umugabo wanjye ndamukunda, nanjye numva kumureka binanira. Ati kandi ikindi manumva ubuzima bwanjye buri kujya habi, kuko iyo azinyweye mbyuka nabyimbiwe mu nda. Ati hari n'igihe mbyuka njya kuruka cyangwa nijoro. Ati nkumva icyumba nagihunga hajya ahandi. Ati none mungire inama. Ikibazo ni ukuri cyambere ngo barabahize, ariko nk'umuntu ukunda gutanga inama ku miryango, kandi nk'umuntu ukunda umuryango, nk'umuntu uzi agaciro k'umuryango pe, ntabwo nari bumugire inama ngo asenye kubera icyo kintu. Naramuganirije, ndamuganirira inshuti yanjye, icyo kintu kirakomeye koko. Kuva mwaraganiriye ukumva ko adakwiye kukireka, ntabwo wasenya umuryango ngo ni inzoga, kuko umuryango urakomeye kurenza inzoga, urakomeye kurenza ibindi bintu byawuzamo. Niba abasha kwishyurira abana ishuri, agahahira urugo, akita ku zindi nshingano nk'umugabo mu rugo, numva icyo kintu kitatuma musenya umuryango mwubatse, mumazemo imyaka 10 mwabyariyemo abana, muri hafi kuzagira abakwe n'abakazana. Arambwira ati none se mama wanjye ko bingoye numva urugo rugiye kunanira, ndabigenza nte? Mugira inama uko mbyumva. Ndamubwira nti we senga nk'umukristo, ntabwo nari kubura kumubwira nti genda usengera umuryango, usengera umugabo, Imana izamuha kureka inzoga. Ikindi nari namubwiye nti wagenda ukamuganiriza, niba yumva kuzireka ari uko atabishoboye. Hari imiti njya numva bamamaza bavuga ngo burayinywa ukareka inzoga, nacyo nari nakimubwiyeho. Ubwo nyine twagiye dushakishiriza hose kugira ngo umuryango utagira gute, udasenyuka. Ni ukuri inshuti zanjye bantu tuganire. Buriya umunyarwanda niwe wavuze ngo igihugu umva ngo
agaciro k'umurizo w'inka, ikamenya mu gihe umurizo itakigira gute, itakiwufite, kuko umurizo w'inka uyikoma isazi. Rero mu gihe wavuyeho isazi zirayirya ikabura ikintu kigira gute kizikoma. Utazi agaciro k'umuryango rero ni wa wundi utesha agaciro umuryango. Ubundi niba hari ikintu kibangamiye mugenzi wawe akakikubwiraho, ntabwo byagakwiye kugeraho ajya kugisha inama hanze, kuko iyo agiye hanze abantu bamugira inama zigiye zitandukanye kandi nyinshi. Akenshi hari igihe usanga zitubaka urugo. Urumva yandanganirije nk'umumama, kandi umumama ukunda imiryango, mugira inama yo kubaka, mugira inama yo kwihangana, mugira inama yo gusenga Imana no kwihanganira uwo mugabo. Ariko hari igihe yari kugenda akagisha inama umuntu udakunda imiryango cyangwa utanabyishimiye, akavuga ati uwo mugabo gira gute, mureke, timureke yigutesha ubuzima, yigutesha umutwe. Ugasanga nawe arabyumvishije icyo kintu akagiheraho asenya umuryango. Umuryango mwubatse bibagoye mukawusenya ngo kubera yuko wanze kureka inzoga zishobora kuba zibangamira umugore, cyangwa se mukawusenya kuko wanze kwihanganira umugabo unywa inzoga, ngo icyo kintu ugire gute, ukihanganire. Rero nka Sinewacu TV namubwiye kwihangana, ndamubwira ngo nyine icyo nicyo kigeragezo cyawe, n'izindi ngo zose zubatswe ntabwo zibuzemo ikintu, kandi hatabayeho kwihangana. Kandi na ba mama bagiye bihangana. Buriya ababyeyi bacu ntabwo kuba barasazanye ariko ibintu byari paradizo, ntabwo ibintu byari amahoro. Hari ingorane nyinshi bagiye bacamo, babasha kwihangana. Icyo akora cyo agukubita akakwicisha inzara, akakubuza amahoro mu bundi buryo bwo birumvikana. Ariko niba ari inzoga zonyine, ihangane, hangana usengera umugabo kandi umwiteho, umuhekeya, bitamuha urwaho rwo kujya mu bandi bagore, kuko hari abagore hanze aha ngaha banywa n'izo nzoga bashobora no kuzisangira, bagenda bakamusoma uko abishaka, yangiza akavuga ati umugore wanjye yanze kunsoma ngo kubera ndi umurokore, agahita agira gute, agenda. Amubwira none umunsi umugabo wawe yagutaye kubera wanze kumusoma kubera ngo anywe inzoga, akisangira abandi bagore, uzasanga urugo rusenyutse, ugasanga ugiye hanze aha ngaha hari ubuzima bubi. Hari abantu bumva ko rero, hari abantu babona abantu ngo batandukanye, bakakubona mu muhanda ugenda ngo wambaye neza, ngo urasa neza, ngo umeze neza, kumva yuko nawe yasenya urugo akaza akamera nkawe. Ndakubujije, hanze aha ni habi. Abo nabo hari ingorane nyinshi bahura nazo bataza kukuganiriza, bataza kukubwira, ziruta izo bari kuba baboneraga hehe mu rugo. Icyiza rero ni ukubaka umuryango, ukihanganira ikintu usanzemo, ikintu kidakora ku buzima bwawe, kitatuma ubuzima bwawe, kitatuma upfa, kitatuma ugira indi mpamvu y'ubuzima. Njye numva kitatuma usenya urugo. Cyakora cyagukubita akaguhohotera, urugo nyine warengera ubuzima, kuko ubuzima nibwo bwa mbere. Akubwira ko azakwica, warengera ubuzima. Ariko niba atagukubita, ntaguhohotere, ntagire ikindi kintu, numva icyo kintu wabasha kukihanganira. Agenda atanyuzwe, arambwira ati ntabwo nyuzwe rwose, ati kuko ndabangamirwa, ati kandi numva ibyo bintu nta myaka myinshi nzabyihanganira. Ndavuga nti rero ngiye mugira inama nkanjye, ariko ubaye byiza waza kuri kamera ukabibwira abadutega amatwi cyangwa abadukurikira, bakakugira inama. Arabati ntabwo naza kuri kamera ku mpamvu z'umuryango wanjye, kandi cyo koko nanjye ndacyumva, ndakimwubahira. Ndavuga okay, reka nzakubera intumwa, ngende mbaza abakunzi bacu bakunda gukurikirana ibiganiro byacu, nabo mbaha igitekerezo, inama bazatugira muri commentaire, uzabe hafi uzisome. Zishobora kuba ari inama nziza, uzazifatanye n'izo nkugiriye, hamwe no gusenga Imana, urugo ruzagira gute, ruzubakika. None nshuti zanjye, muramugirira ihe nama uwo muntu wacu baremerewe ko? Urumva n'umukristo yavukiye mu itorero yenda runaka, ntiyigeze anywa inzoga kuva mu bwana bwe, kandi yari yashatse uwo mugabo kumugana ari umukristo nawe
none umugabo yaje kubivamo ajya kwinywera agahiye, ariko ngo nta yandi makosa afite mu rugo. Icyo nicyo namukundiye. Ubundi hari abagenda, ubundi inzoga zizana ibintu byinshi. Hari ugenda ugasanga yazigiyemo n'umutungo w'urugo wabigendeyemo, hari ugenda agahita ajya no mu ndaya, hari ugenda mu rugo ntiyongere guhaha, ariko we gahunda zose arazikora. Ariko umugore ahangayikishwa n'uko ari allergique ku nzoga. Sinzi ikintu mwamufasha, niba harimo abaganga badukurikirana, sinzi ikintu mwadufasha mukagira inama uwo mukunzi wacu, niba hari umuti ashobora kunywa akajya abasha kwakira umugabo we akamwumva nyine ntagire ikibazo mu nda mu gihe izo nzoga zamuhumuriye nabi. Ubwo rero nizere ko turi buhurire muri komanteri uwo muntu wacu tukamugira inama nziza, akagomeza kubaka urugo, akagomeza agahama mu rugo, ntasenye urugo kuko umugabo yanyweye inzoga. Bifurije rero kubaka imiryango myiza izira amakimbirane, izira umunabi, irimo iterambere, irimo amahoro. Ndabakunda cyane, Imana ikabishoboye.